Yesu ashimwe bene data, muraho neza. Nongeye kubahereza ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Reka dutangire dusenga. Mana nziza, Imana yuzuye urukundo, tugushime ko duhaye amahirwe yo kumva ijambo ryawe. Nyemera Mwuka Wera ridusobanurire ndetse atubashishe gusohoza icyo ugiye kuvugana natwe. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Uyu ni umunsi wa kabiri turi kwiga inyigisho ifite insanganyamatsiko yo kuba abakristo batacogozwa n'ibihe, abakristo badahindurwa n'ibihe. Kuri uyu munsi wa kabiri rero turasoma ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Yobu, ibice 23 umurongo wa 8 tugeze ku murongo wa 12. Ni igihe Yobu yari arimo asubiza inshuti ze ubwo zamubwiraga, zimwe zimubwira yuko ibyo arimo kunyuramo biterwa n'ibyaha yaba yarakoze, bagakomeza bamubwira nyine bamuganira hanyuma yaho ahuriye n'ibibazo. Yobu rero 23:8 haravuga ngo dore nigira imbere ariko ntihari, nasubiza inyuma nkayibura, mu kuboko kw'ibumoso aho ikorera naho sinyiharuzi, yihisha mu kuboko kw'iburyo kugira ngo nayibona. 11 ikirenge cyanjye cyashikamye mu ntambwe zayo, inzira yayo narayikomeje sinateshuka, ntabwo nasubiye inyuma ngo mve mu mategeko yategetse, ndetse amagambo yo mu kanwa kayo yambereye ubutunzi bundutira ibyo kurya binkwiriye. Imana yacu tugirire neza. Aha Yobu yari arimo avuga uburyo yashakaga Imana agasenga nk'uko abantu benshi basenga, ariko ngo yarayishakaga ntayibone. Nyamara ahantu yayiboreraga ni ahantu yari asanzwe azi yuko ahurira nayo. Hari igihe kibaho umuntu agasohora mu bihe bikomeye agasenga uburyo yari asanzwe yumva connection y'Imana mu buryo buri direct, ntabashe kuyumva, atari uko Imana idahari, atari uko Imana yagiye kure, ahubwo ari ibihe bikomeye asohoyemo. Icyo gihe rero Yobu nicyo yaragezemo, ariko ngo nubwo byari ibihe bimukomereye ngo ntabwo yigeze ateshuka inzira yo gukiranuka, ngo ahubwo ikirenge cye ngo cyashikamye mu ntambwe z'Uwiteka. Imana itugirire neza. Ngo nta nubwo yigeze asubira inyuma ngo ave mu mategeko y'Uwiteka ngo agamburure gatangire gukora ibidakwiriye, ngo ahubwo yakomeje iyo nzira. Ngo ndetse amagambo y'Uwiteka Imana ngo yakomeje kumuryohera. Imana yacu tugirire neza. Yobu rero ni urugero rwiza rw'umuntu utarigeze ucogozwa n'ibihe. Yabayeho mu bihe byiza, ari umutunzi, afite abaja n'abagaragu, afite amatungo menshi cyane. Muri ibyo bihe akomeza gukiranuka. Hari abatanga ubuhamya bw'uko yafashaga imfubyi n'abapfakazi, akarengera abantu, kandi agakomeza gukiranuka. Yisomye icyo gitabo cya Yobu kikwereka n'uburyo yakiranukiraga Imana, akirinda, yewe n'Imana ubwayo yamutangiraga ubuhamya muri icyo gihe cy'ubukire. Bukeye rero ngo umwanzi Satani aragenda, ngo arimo azerera, ngo agera aho abana b'Imana barimo bashengerera, Imana yirata Yobu. Satani aravuga ngo ntago Yobu yubahira Imana, ubusanga Imana ngo nirambura ukuboko ikore ku butunzi bwe, ariko Imana iravuga ngo nukuri naho nabikoraho yakomeza kunkiranukira. Ibyo butunzi rero byaragiye, sibyo ashatse gutindamo, ndetse n'umubiri we urarwara, arababara cyane, ariko ngo muri ibyo bihakomeza gukiranukira Imana. Umunsi bamubikiraga yuko abana be bose bapfiriye icyarimwe, abagaragu be babishe, amatungo ye bayatwaye, yaravuze ngo Uwiteka niwe ubimpaye, ngo ndetse Uwiteka niwe ubyisubije, ngo ukuboko, ngo izina ry'Uwiteka Imana nirihimbazwe. Undi munsi bukeye noneho ngo Satani amuteza ibishyute bihera ngo mu bworo bw'ikirenge bigera mu gitwariro, ngo biramubabaza cyane, umubiri we urababara. Arangije ngo umudamu aramubwira ngo ese aho watutse iyo Mana yawe ukipfira? Ariko yo baramubwira ngo hoya we, ngo none se twabonera ibyiza mu kuboko k'Uwiteka tukanga kuboneramo ibibi? Ngo muri ibyo byose ngo nta cyaha Yobu yigeze acumuraho. Imana yacu tugirire neza. Mwene data, sinzi ibihe usohoyemo, yaba ibihe byiza cyangwa se ibihe bibi, uramenye ukomeze uba umukiranutsi. Imana itugirire neza. Ibihe byiza cyane bishobora gucogoza umuntu, kimwe n'uko ibihe bibi cyane bishobora gucogoza umuntu. Ibihe ibyo ari byo byose bishobora gucogoza umuntu. Gukena byacogoza umuntu, kimwe n'uko gukira byacogoza umuntu, ariko ibihe ibyo ari byo byose urimo uranyuramo, uramenye ukomeze ubikiranukemo. By'umwihariko uyu munsi twagarutse kuri Yobu mu gihe cye yari arimo ababazwa. Uramenye mu gihe cy'umubabaro wawe ukomere ku Mwami Imana. Twari tuvuze mu kanya kuntu umudamu yamubwiye ngo natuka Imana, mu by'ukuri ngo byari nk'inzira y'ubusamo. Yaramubwiye ngo tuka iyo Mana wipfire, kwari nko kwiyahura, ariko aravuga ngo no, nubwo iyo yari inzira y'ubusamo yahita ituma umubabaro wanjye ushira,
ariko ni inzira y'ubusamo ijyana mu kurimbuka. Mwene data, ube maso, kuko mu gihe cy'umubabaro, mu gihe cy'ibyago, mu gihe umuntu yahombye, mu gihe umuntu yababajwe, Satani iteka amwereka inzira y'ubusamo y'uburyo yakira umubabaro we, yakira agahinda ke, yakira ibyago yasohoyemo. Ariko akenshi izo nzira z'ubusamo, inzira za bugufi zikuraho uwo mubabaro, izo nzira z'ubusamo Satani abazanye ni inzira nyine zijyana mu kurimbuka. Uramenye ntiwikureho kuba umukristo, usubize neza uwo mwanzi, umubwire ngo oya, ndi umukristo, ibi ngibi ntabwo njya mbikora bibi. Imana yacu itugirire neza. Iyo bakubera urugero rwiza, ntuteshuke, ntugamburure. Imana yacu itugirire neza. Izo nzira z'ubusamo za Satani akwereka uzange rwose. Imana yacu itugirire neza. Nubwo ari inzira zisa nkaho zorohereza abantu, ariko zibajyana mu kurimbuka. Imana itugirire neza. Woweho rero wumvishe rino jambo ry'Imana, uramenye yaba ibihe bikomeye cyangwa ibihe byiza, muri byo ntihagire na kimwe gituma uteshuka ku nzira yo gukiranuka. Imana yacu itugirire neza. Ube umukristo udahindurwa n'ibihe, yaba ibihe byiza cyangwa se ibihe bibi. By'umwihariko uyu munsi tuganiriye kuri Yobu mu gihe cye cyari gikomeye, akubera urugero rwiza. Ibihe bikomeye byo gutuma utuka Imana, byo gutuma wifata nkaho utazi Imana. Imana yacu itugirire neza. Ube umukristo udahindurwa n'ibihe. Yesu aduhana umugisha.